guhunga kujyana wakazingo nde babuza mubaza zinguye ngaho nawe ujye ndebera rero ubwo rero ubwo ngaho tuki ntabwo ngenda inyoko ku buryo nyiteteshaho gutyo va hano Tuki! Tuki! Oui. Nyo! Ruka sari! Barimo managura amadirishya kugira ngo Ahubwo ikigori cye wongeye gukora hanze hano ngahasa nabi. uteze kandi yako umuntu ndorere muna Ibi ni biki? Ibi byambara ibyo kuva ryari? ibintu byanyishe. Rukasi! Urumva? Ziba. Ni umaze kubiriraho. Kandi narabivuze ndavuga nti umuntu ufata ibyombo ntabuzana n'umuntu uza kutubyoze akabigumisha mu cyumba gute? Mana, ibi bizanangura. Ziba. Mana we. Rukasi! Mubaza. Rukasi! Rukasi! siko kono nzunzo ngayitiro gahura kuri ibintu mu ntebe mawe. Nk'ubu urabona ibintu byari biri he? Nuko kujyana wakazingo nde babuza mubaza zinguye ngaho nawe ujye ndebera rero arifata agafata ibyombo akanyana agashyira munsi y'umuriro ziba ariko no kugira ngo tubyoze najya kubera ko ibirahuri bagahita bambwira ngo mbyoze mwa mwaregira ndetse nusimwe bwo mu byukirije cy'umuntu ukora iki muri iyi nzu? yegora hari iki abajyamu karyamira imiri isura rya muri sinari nabona akazi nimba udashoboye koza ibyombo nta n'ubwo ufite gukontorora ibintu byo muri iyi nzu zashoboye koza ibyombo ngamfashe sinkavuga ngo mvugiremo ntabwo yavuze ariko ziba ariko ku buryo saa yine zigera ibyombo bikiri ahangaha bya nijoro nisajya mbyikorera ku mutwe mbijyane muri we aho bogereza ibintu we kuza kubyoza biba byakunaniye uyu we ntabwo aba afite ibindi bintu ari gukora njye koza ibyombo aka ngakazi kagabo gakora iki muri uyu ako nawe ariko ako nawe angaka nako kandi nzuki nawe usigaye ntondagira rimwe nzakumanya babura muwonya kandi ko kazakora ubose gayabona yuko ajya gutera amadeba kandi gazi wazakwiruka ngara kuzanyibye Suki ushinzwe iki muri iyi nzu? Yego da masigara uri ushinzwe iki muri iyi nzu? haka nkongo ugiye ngiye kubona kuri biragura uzanagura ubwonko bwawe kuko niba harimo ikibazo nanone njyewe rwose nta kintu nakora mu gihe kano kakiri hano nanjye nakubajije ngo nimba udashoboye kubikora nta nubwo ushaka kumurebera ukamubwira ibyo agomba gukora n'ibyo atagomba gukora kuko ubu nawe ubwo ugiye kuzangira nka zino kamera hano mbabarira ngire kuzinduka njya kubashakira ibyo murya ndozi ko ari uguhashwa uri kumva ngire ne kuza gukontorora ibintu byose byo muri iyi nzu ariko sister nawe nimba ari ibyo dusigaye nkurira bro ntabwo ari ukugucyurira ibaze ko kubura umuntu mukuru yirirwana n'umukozi hano ngo arebe reba umwanda hano hose ubu si ubu amaze iki mwawe wirirwa mu rugo uba ukora iki katekenda kuzanyica twicwe na mugiga w'amaherewe ntabwo uhembwa uba wangize nka supervisor ubuze ubu njye najya mu byombo amenya ibyatetswe amenya hata uremera guhaguruka ukajya ujya gukorera runo rugo cyangwa mwirirwa hano ngaha mbikora nzajya ncunga iyi ngegera nta kibazo ko mumaze kungera ahantu nibeshye nsange hano hakimeze gutyo urambona umaze kumugera ahantu reka kubitwa n'inkuba y'amazi kandi nawe uko gushyanuka ukaba ujya gushaka abo mungana hano ngaho wize icyo ushinzwe ndi kumbwira ngo areke kuhakugera nakubwirwa inkuru mbese umbwira njyewe urambwira ngo uranshinzwe mbere yo gukora ibintu byose hindukiza umutwe wawe banza kuri ibyo mbona kandi wabibwiye rukazi ahubwo nk'ingegera ngenda uziga uri mu biki ushinzwe icyaha ngo uhembere iki
ngize ngo muramvuganiye bajye bamfasha mabuja kabwira wenda kakumva numvise ko ariko barakumbwiriye sha uraje kumva turyame ubwo rero guhera kuri muhanagura kunumvise ahubwo akazi nk'akanjye kamere kanajya mbe mwanagura ibirahuri Ushaka kunyishyiriza? Bro, nta kintu urambwira ndabizi ugiye kuvuga ariko ikintu nakumenyeshaga nuko utari burare muri iyi nzu. Sorry. Sheri hano ni Kigali kandi wibuke ko iminsi yo kwishyura izageze. None se uranyirukanye? Ntabwo mwirukanye, ni ijoro rimwe cyangwa ujye kurarana tukihanze. Josie, njye kurana nazo. Ntizurarare. N'umukozi njye kurana n'umukozi. Bro, uri umuntu mukuru nawe sinzi nimba nta kintu uri kubona. Tumushyitsi ntabwo ari ngombwa ko turarana hano twese mu nzu. None se icyumba ndaramo atari icyo muri burarimo. Njyewe ngirwaho ingaruka n'ibyo ngibyo gute? Bro, uri mukuru bihagije urananduta. Ahubwo sinzi impamvu ugira nk'umwana. Ese undagira. Nabaja mufite. Ese uko ubizi njyewe maze igihe kinini nawe. Ntabwo wabura nk'umujama wagiye gusuriza isaha ukirazayo. Uzinduke rwose uzana hariba ariko ntabwo warara muri iyi nzu ufite n'amashyitsi. Kandi umuntu aba akeneye no kwisanzura. Sikumva ariko nanjye kwicuza impamvu naje hano. Hakundi Josie uzahinduka ryari? Nako guhinduka arahindutse. Reka nkubwire, hano turi ni Kigali. Ni ugushaka ubuzima. Ubu ni izi nizo nzira wahisemo zo gushaka ubuzima. Uri kunyinjira mu buzima? Wewe utarazinjiyemo hari n'icyumba kimwe na salo ikodeshereza. Asingi mu marabizi. Yabibwirwa n'iki? Kereka n'ibyo kumubwira. Josie, wewe ni nzira uri mu bukariyo. Tuvugisha ukuri ku Imana. Uri hano mujyanama, uri hano ngaha kuko uri hano ngaha. Nakubwiraga musaza wawe ariko yego musaza wanjye wari ukoze kungira inama gahaguruka ujye gushaka burara. Abusuri serious ko nagize ngo uri muri ikinira. Ayisho urana ndi gukina nawe uranamvuye mu cyumba nje gukina nawe. Irambwa y'umugabo niyo itumye ugera inye none uri usibye no kuba wamwitinga uri ashobora no kuzaba umukuru wanjye. Iki umuntu utaha yabaye ibishingwe kuriya agenda nk'akanyaru. Bro, winzamurira isukari. Kubahanye. N'ibyo gusa none hari yindi sura unyeretse ntarinzi. Reka mumbwire ikindi kandi ni ibyanjye hagati yanjye nawe. Na wundi muntu ushaka kuzabyumva. Niho uzabyibwirira rubanda cyangwa ukabibereka. Njyewe ndahanga uri bushi. Ndagenda. Basi ndarara hano mu ntebe.
dukeneye kuza muri zarazo. Ngende. Ufite kugenda. Genda kandi arantegereje. Congratulations. Nangiye kurara mbunga Kigali. Ariko isi zakubona do, isi zakubona. Birakwigisha kuba umugabo bro. Umenye ko kugira inzu muri Kigali bimera. Kagaburirwe biseka. Yego ra. Sokanye gufungira. Nabe gicuko ubunyirukanye. Yaga. Morning is actually. Subiza ko nziko ngiye kuryama nasize mfunze inzugi zose. Sanzunzu kimbaye inzuki ntago afite urufunguzo. Wageze hano ryari? Raporo neza iki kwanyirukanye ubundi arawe urambaza iki? Subwo ngira indo akagombye kwikabasha. Ako jazireka mubaza. Wansubije ko ibintu ari bibiri wageze hano ryari? Nahageze aho mu minota 30. Kitabanje kumama. Telefone yanjye yashize mu muriro. Agiye kugendera. Inde. Aracyari muri iyi nzu. Nise ibyo kagenda. Ucaze wenda byari by'agacupa pe. Agacupa ngiye ukunze n'inzoga. Utaze mwasi y'umahoro byose wayine. Agisibisha. Wenda ariko tubifata. Iyi nsinzira mwana wa mama watangiye ubonezo. Nayo rero wigeze kwanza uko abagore iyo bari kuvuga bawe biyise bashangazi wewe nawe mwite mujomba se uri anko uri iki Kendi musaza ego rero kandi ukuru neze kuba uri musaza wanjye byo biramfasha iki ni wangurira urukweto ni wanyishyurira inzu ni wansukisha ni wagira iki Jazi kuba ndi umukene ntabwo bivuze yuko ntabwo umukene ntabwo mwise umukene kandi no kuba mbi wawe ntabwo rero nimba hari inzira mbasha kubikuramo nawe ukabubayeho ufite iki kibazo ntabwo ndi bwongere kugusura kandi nanone kumusora nawe ari ngaho ikibazo ushyize ibishingwe Ye nitwa Gishingwe bro hano ni muri Kigali agiye gusohoka ukimubona uhita uvuga ati umaze igihe mutishyura ibishingwe murana nzongera kubatwara ibishingwe gute ko mutari kwishyura bigoye tubona ibyo kurya by'uyu munsi ntabwo nabikora njye ntabwo nshobora kuba nitwa nk'ushinzwe igishingo cyo muri izi karitsiye kandi njye kuba witwa musaza wanjye ibyo bimariye iki muri iyi nzu turarana twirirwana hano twikubanaho byo bimariye iki biranyinjiriza iki se ese uribwira ko namubwira ngo uri umusaza wanjye kuko akabyemera cyangwa nimba ngo utabishoboye ko Kigali ari amahanga pe ugiye mu gikari none nzitwa papa Gishingwe kugeza ryari kambwira basi mfashe kurya mu nzu okay
kibazo nta kibazo sinshinzwe ibishingwe se muri nakati nta kibazo sawa naje kuyisariramo wenda kwisubirira mu cyaro nako muko nihangane kubazindukira ariko nta mumara kabije pe usko hagiye kwirika amezi 5 mutishyura igishingo nako ibishingo uburyo wazindukira muri urugo rwose nako muri naketse yose sikari bwo mutayishyura igishingo ibishingo situzishyura kuri telefone kashi turayafata ariko na telefone nta kibazo uyu ni bwana se ni n'udakibureze kivurikiza urabura kunshimira ku gikorwa cy'ubutwari nkoze buri muraza wose cy'ubutwari cy'amagambo cyo kuvuga ibintu gitobajije wari ufite gahunda yo komereka ngwiki umusore wakomeza ngo ni bwana ushaka yesu uhinduye igishingwa nuko ari byo ariko kazi nkora ntabwo ari bwana bisente Nzuki zirajangira witwa ngwikiza kavuga tuki nako kandi ka dagrade ese mukora iki muri store uri mwapakira ibintu bya kubigurisha amavuta yarashize ngira reba nta amavuta yarashize nari ko nabonaga kari akabido nkagira ngo karamo amavuta cyangwa umaje kuyagurisha muri bano babonye iwawe gendure kubona nge ndo umuntu ushaka kugurisha amavuta ku kiro amavuta bayacuruza ku iki ku litiro amaritiro amavuta nayacuruza ku litiro ngewe reka ngewe buriya ese byagenda byubaha cyane nimba ari inzukira nimba ari insuki nimba ari iki avuga ibyo ushaka abuzwa n'iki ntabwo kwiyabuza amagambo muza sister wanjye Jazira ngaho da zikaje nanga guhubagurika kwawe ndimo ndakubaza Jazira ndakora iki awura ntabwo mbizi ntabwo ndenganyije pe icyakora arampemba kenda kantuma kenda kamakazi ibintu nk'ibyo nyine igihe mumaranye mukorana ntabwo uzi kirakora ikajya kandi mbikubwiye akora ibyo byongeye nibyo nzi ibindi ntazi ubwo n'ibinandeye ese mbwiye ntajya mubwiye nakubwiye ngo icyo akora arampemba uri kumva ikindi akora akampemba ikindi akora icyakora agira umushinga nese yaguhemba yakura ayakura reka cyo mubaza ibyo ngibyo rero ikibazo njye mfite nanone wowe kubera icyo uri kumbaza ibyo bintu ikibazo mfite kuki uri kumbaza ngakora iki uri maneko ntihageze indi maneko kugira ngo umenye akazi akora nabona amaze iminsi ataha amajoro ikindi sabuto nako rimwe na rimwe ndabizi nabyongera ibyo birandeba rimwe na rimwe ugasanga yanasinze
ese wabaye ikibazo ugira ngo hano mu rugo ntabwo badupakirana kwa mugani haro ako yagiye ahinduka hari diriside dufite ni umutwe harimo n'ubwonko uratekereza nkunda ko bibanye cyane ahubwo ikibazo njye mfite wa mugani ko ntaje ari muzima yabaye kuri yagute ninde wamuhinduye ni kuri ntaje ari muzima ntaje mu ari umwana mwiza duseka twishimana ava muri tora akagira ngo asanga ari hano akajya mu kazi agatakare nyine umuntu yari umwana mwiza pe serika ngo ibyo ese aho ni wakoreye aho muho umva nkwibariza ibyo nkwibariza nose kubona nta makuru nawe ufite ubwo uri kumva nabaza nde wundi uba hano muri no kamye kimasa nyine nakundi igire mu kazi kawe urumva ntabwo nyine nakubwira ibintu ntazi pe majya kurakubwira ukuri mahabuja urabimbwiyeho nango ibintu mico umubona iriya mico nanjye ntabwo nayimusanganye pe n'ukuri kw'Imana ntaje yitonda ntabwo yarateye kuri mu izina ry'Imana pe gusa uratamenya ibintu byinshi cyane hari icyana cy'ikibebi baziranye cyiza cy'amabuno kimeze ukuntu kijwe arembutsemo ukuntu nyine ubona ko ari ikitomati mfite nimero zacyo wagenda ukakibaza kugira ati mabuja ufite nimero zacyo kiziranye na Jazera ni inshuti ya ubwo usanga bana kwana ukazi uri gukeka ubwo rero ubwo yajyaga no kwipanga akazi izo nimero wazigize gute naze burase ariko umbije ijambo ntangije ni cyana cyiza cy'amabuno kimeze neza ukirebeye kure wanakireberamo indorerwamo tuki no wimpuzisha uwo munsi mu cyanduje amayinite cyangwa nigende kwa Venus bata amayinite arayama ariko nimero nazo nzibika ndavuga ati yanjye nzicara nanjye nkashiduka nagihamagaye ako nagize ubwo bamwe ni inshuti magara bari close ni inshuti magara bari nyine inshuti nyanshuti gurate ni inshuti ya hafi ni inshuti bakorana hafi kuko ni inshuti nyine muri byose ubwo rero niho wagenda ukija ngo bazitise uriya mukobwa akora iki uriya mukobwa akora iki ameze gutya uriya mukobwa ufite nimero ziwe umukobwa mfite nimero ziwe ariko n'umuterete ntarakora aho nyabuna amukorerwa n'icyo cyawe uretse kwipanga akazi ariko ubwo ntugura indaya nsuki naze kurasa ibyo birakureba dore nguyu bamwita keza sha reka nzana agafone unkiremo zero karindwi sha ariko ukazibeshya ugasunutsa amajoro umuhamagara ngo ntabwo ugenda umubaza amakuru ya mabuja gusa unaranamubariye hakimutse rero nubwo amaze iminsi mubwira yuko mukeneye sinzi mba ari ukubipinga cyangwa ari ukubura umwanya ku muteri hari ikintu nifuza yuko twaganiraho bari kubivuga kera ariko nyine narabuze umwanya pe so sorry ntabwo ari ukubipinga kandi kuba byonyine wari wambwiye yuko uri musaza wa Jazira ntabwo ndi kubyanga it's okay buriya nanone asanga aricyo gihe cyiza okay first of all reka manze ubwire icyo nari ngukenereye nta kibazo n'ubundi nta kindi cyanduhuza uretse mushiki wanjye nyine Jazira wowe tuziranyeho twese duhuriyeho ni nacyo gitumye twicara muri kano kanya ahangaha nagira ngo mubaze Jazira ikibazo afite ni iki kibazo se kandi nongeye kumera ubwoba ntabwo ameze neza ku bijyanye n'umubiri ameze neza ariko mu mutwe wagira ngo sinzara akantu asigaye aburaho kuko ntabwo ari we Jazira nari nzi kuva na kera uburyo yahindutse umubona nyine ubona bimeze gute Jazira kera yari umukobwa w'umwana mwiza ushobora gutekereza ikintu kizamugiraho inyungu ariko ubu ngubu
Jazira njya kubona nkabona azanye n'ibigabo hano ari hinjiye. Jazira basanga arimo aragenda bya hato na hato agenda agaruka amataxi vatiri n'izindi modoka zisanzwe nibyo bicicikana hano. Nagira ngo baze nk'inshuti ye Jazira umuco wo kwinjiza abagabo cyangwa kujya mu bishuga dadi yawize kuva ryari kuri inshuti ye kuva kera. Jazira ni inshuti yanjye kuva kera sibyo ariko ntabwo tukiri inshuti cyane nyine nka kera tugihura kuko yari muzima kuko yaje guhinduka nibyo tutazi turamubwira tumugira inama turamwicaza kuko twe twabonaga yuko ahantu ari kujya nyine ntabwo ari heza turamwicaza tumugira inama ariko aho kugira ngo twumve tugahinduka abanzi urumva niyo mpamvu utajya umbona hanze kumusura kenshi ubucuti bwacu nyine bwarahagaze gusa ahubwo nari nzi ko wenda wowe ubwo waje ko yigeze kumbwira ngo uri gupanga nyine kuva mu cyaro ukaza numvaga ari ibintu bizakabaho cyangwa azagutinya wenda akagira utumarika buriya nta kimukanga ahubwo nk'inshuti ye niwe nari nkeneye ngo turebere hamwe ikibazo gihari turebe n'uburyo nimba hari uburyo yabivamo agahinduka aba ariyo nzira twanyuramo tugarurira umuntu hakiri kare wakabyara. aho ndumva yatangiye kurengera. Ese urumva nta kintu twakora? yatangiye kurengera nyine ntabwo twamutererana kuko of course ni uwacu. Okay, ni ikizamini nguhaye ntacyo ni umukoro ugenda uwutekerezeho neza then uzaza umbwira icyo wakuyemo nanjye nkubwira icyavuyemo ibyo natekereje then turebe yuko ari cyo twafasha umuvandimwe sibyo? ntabwo nakanga kugufasha ntacyo bitwaye. Ucishamo imirimo amazi gusa. Nta kintu ufite rega cyo gucishamo amazi. Nukuri nahise ubaze mwafashe umwanya muritegereza kuko mubona uragiye umfashe iki? Mbora ushaka umfashe iki? ariko njye ndizeye nzi yuko ibishoboka byose mukeneye muri kampani yanyu biri mu bikorwa hano. Nanjye sinanze ko utabifite ariko umwanya hari undi muntu urimo. None se turamukuramo abari we duha akazi? Njye itangazo naritanze sibyo? Waje utiye nta ikibazo se n'icyanjye mu rwego rw'iterambere ryacu twembi wacishamo amaso n'umwuka basi ubitahane mu rugo uze kuwucishamo amaso. Nta kintu ucishamo amaso nicishamo amaso bimara iki? Okay, ndabona ko bikwiye mfate umubare urengeje uwanyeneye. Uzakorera ubuntu se? Nyamara njyewe nzi yuko no mushinga nicaye nkawigaho neza nkawunonotsora yewe nkashyiraho n'abandi bantu bagize. Ninongera kugira amahirwe aboneka nzatanga itangazo icyo gihe uzaza sibyo? None se ubwo navugaga ni ukuri pe urashaka ikigo ni ukuri ucishemo ijisho gusa byonyine usa nk'ucishamo ijisho gusa nyine bimaze iki? nyamara urebeye mu mboni z'abakuru wabona yuko dukeneranye kandi ntabwo wazicuza yuko anyizereye. Ndabyumva hari undi muntu nafashe kandi nawe afite project nziza. ko nafashe umwanya uhagije nkiga ko wese niyo yafashe umwanya tujye dushyira mu gaciro. Ni ukuri ubu wambujije gutaha reba amasaha wiriwe hano. Okay ngagiye nyine najya basi kwese ubwo nzu y'ubwoko
aka kazi kirakana gikeneye neza n'Imana. ndangiraga ndikubona ko ugikeneye ariko nta kintu ndetse okay mufashe iki mbwira nirukane wanahaye akazi Njyewe ntabwo ari mu rwego rwo kuvuga ngo ruswa cyangwa iki. Ndashaka yuko ureba yuko ubwo bushobozi mufite nawe erega nawe ntitwanaye akazi nzi ko umuntu ushoza ubushobozi babura ndakwinginze rero sikunda n'amasuzugura ntabwo ngiye gushaka ufite ubushobozi ariko ntabwo ngenda ngiye ntabwo please I beg you ino kampani niyo yonyine mboni iri kuri standard nshobora gutanga umushinga ukaba wampromotinga ukanangiza n'ahantu unubizi udafashe zawe icyo gusaba cyonyine gusa ni ukunyemerera mukarecisha mu maso ibyo biba bihagije ku buryo wumva yuko nindeba mu bipapuro byawe biratuma mpindura umwanzuro gufasha ko uno mushinga wateguye igihe kinini kandi ujyanye n'igihe nagiye muvugurura uko igihe kigenda gishira noneho umushinga wamaze n'igihe nagiye muvugurura bijyanye n'igihe cyenda ninongera gukenera undi muntu nzatanga itangazo umwana yanjye nzamekinga ashobora kuba ari nawe rigezeho bwa mbere ariko nukuri ntashye nta garuriro please I beg you ndakwinginze nukuri ndakwinginze mbabarira ibintu byo kwirirwa nanjye ntabwo mbishaka uri kutubaha uri kubangamira abakozi banjye mfashe ushaka amagara uburyo ntabwo cyo niba urashaka iki nakubwiye ntabwo biri kurebamo gusa byonyine gusa basi ntabwo ntabwo ntibagereza kugira igiye ko kugira bw'ingenzi mbere y'ishyaka twese then ariko ibintu byo kwirwanya simbishaka oya ndazagaruka murakoze ibisi byaje cyane noneho mu kabyaro ngambarire aho umuntu samuzanye tuzate wagira ngo neza neza ni urwina bamwinitse nose yavuye hano ryari jewe yavuye hano mu gicuku yavuye hano mu gicuku ambwira yuko ngo ari umuntu agiye kureba umukobwa w'inshuti ye none ndurira wagira ngo ahubwo yari agiye kuzidahura zizanye hano avuta ko ukabyara mufata to ayanje none se umukuye hehe wowe muhuye gute ibyo nageze mu kazi ubu ngubu tuvugana mvuye mu kazi noneho nigera mu kazi numva amatelefoni ari kumpamagara ngo umushuti wanjye se mugeze ngo uvaye mutaha niyo nkora sinzi gasoze ubu nyine njya kumureba ndeba tugiye kurutangira i Kigali koko simbizi pe ese ubu nyirankumi mwuka byaramwe ubu ntabwo wamusambanyije waba wamusambanyije se yamenya n'uwamurongoye ntabwo mbizi icyo nzi nuko nasanze yabaye ibyatsi no kumwinjiza mu modoka byari byananiye
ngahenguka yironda na gihara ndanzaba ndora kumwinjiza mu modoka byari byanze yabaye ibyatsi yari mu banyuma basigaye abandi bose bagiye ako ubuzi nk'ikintu cyari kibabaje ko ni umuntu w'umukobwa w'inkumi witwa ngo ni umusirimu yitwa Kazizi ahubwo uzi icyiza icyo ntabwo kibabaje cyane uzi bari kuguhamagara ngo tubonye inshuti yawe usigaye yasangiye nande kuko n'abandi kuko nasanze byanyu ku ntebe ndetse ubwo amaherezo yazaba yayo amaherezo nyine ni nk'abandi bose azagenda uretse ubwo urukumva amaherezo yiba ari ibi kunzi ko afunga umutwe atanumva noneho umutekereza kaboyi wa musore ari henga umutekereza nze mbwire nzuki agire agende kuri busheri nubwo yagura akanusu k'inyama ahote no mu mufande arebe ko kuko arabyuka ameze nabi amutekera rero basi ko kabaraga kari bugaruke Nzuki Nzuki urugo Nzuki Lucas na Kenzo nsobanura ibyo naraye ariko noneho akakagaraguye ngo iki twaraye akira bro waje twaraye mu biki kabakusanyije ikintu basi izo ni mu mufite akoze ese ubundi ubuzi byakubayeho ahubwo se zitibisanga aya masaha yo ntayamenye mwige mubwire icyo ntabwo ari cyo kintu cy'ingenzi nkeneye kumva wowe nawe mwaraye muri cyo twaraye twaraye he twaraye mu biki nyine bibaze ko kubyuka munyicaye hejuru sangaye fone arayifite uzi isaha aho zigeze uzi ko tugeze saa sita z'amanywa ariko uri kunde ukangira igicucu ukangira injiji ngewe yego ese ke ariko ubundi wavuye ku nzoga ko ntacyo hari izo byagutwara wanguriye nawe ngacanga hari uzi wari wanguriye n'icupa na rimwe wowe sorry nyesho hama mukobwa mwiza nukenera kuruka ugiremo muri iyo iyi basi ni inzu yanjye ndayishyurira kisonyoro si iyi nzu nazo ndazihaza muzi bago uzansohokera iwanjye nabyumvise wumve nongeye gukoma nawe koko umukobwa mwiza nawe igihagararo nk'icyo cyawe ukifata ukaza kuryamana n'umuntu bro mu nzu yanjye nta n'isoni habuze ko umuntu yakwiyoboye akagira njye nigeze ndyamana na Keza
urumva afite umwanya wo gukora imico mibi yo kuza kuryamanira muri ino nzu usa n'iroge. Iba atari iroge ntabwo mwakabaye murimo hano izi sana. Hako nimba utanyubaha nka musaza wawe wajya unyubaha nk'umuntu wamenye base. Ibyo bireke. Asista buri bumbabaza. Ngasa kugaje. Wowe ambara inkweto zawe. Nimba ari n'ikindi kintu yabagiriye mu cyumba cye gifata bisoje. Cyumba cya. Mana mume kwihangana pe. Wowe keza. Hands. Nimba hari n'ikintu mwibagiwe nyine muzabikorera ahandi apana hano. Cyangwa se ujye ubikora n'ahari. Ako ngo uzi umuntu wagufashije kugira ngo uze. Amfasha mu bijyanye n'iki? Nimba wanamfashije ntuzongere. Sure. Kandi mbarega tutonsoke mu nzu. Keza mwana mama igendere nta kibazo. Ibyo utakoze nk'inshuti ye azabikorerwe n'abandi birirwa nabasindana cyangwa wankuye amagambo wowe. Sawa. Wansohokeye mu nzu wowe n'icyo utegereje. Igendere. Kandi wakoze neza. Wakoze kuza kukamanika pe. Koze. Akangurira ikiza. Kibazo nawe isoni mugira. Abantu babiri bakuru mwese murakuza. Uzamenye inshuti za nyazo ufite. N'izitari za nyazo. Uzikuraho nini basi? Ubwira nzuki. Nawe warushye. Uravuze ngo urampaza. Ubonye siko bigenda. Kure. Yewe. Uriya Jasira ntabwo baba baramuroze nkaba ndimo ndashakira umuti w'ikibazo hatariho kikira. Ukaba utabizi. Himura mushiki wanjye bameze nk'aho bamuroze. Nese ibintu bibaho. Birakunde none se ugomba kumufata kuriya gake gake bizasha. Ngaho ndorera inkumi nzima itaha zivuye mu bakanyi mu gitondo cya kare. Hasi katari kura mu rugo batureze. Undi Jasira mico yikuye. Nyerega buri mwana arivukira. Buri mwana arivukira. Ego uri muri muramuvugira. None se urugero kumutererana ntago mbishyigikiye ariko ko umuntu ari niko mwakira. Ubwo tugomba gushaka umuti w'ikibazo ariko ntabwo twamuterera. Ahubwo nagira ngo usabe imbabazi pe. Uburyo yitwayemo ntabwo ari korana bitekerezaga yuko biri bugende kandi nta kibazo. Twari turi kumwe n'izina ndi kureba situwasiyo ukuntu imeze. Ntabwo wabifashe pasona? Ntabwo nabifashe pasona. Cyo kuza amahirwe yagize atabyajije umusaruro. Nuko atamenye yuko afite inshuti nziza kandi z'akamaro nkawe. Ngabe yabiprofitiramo atera imbere nk'abandi bari bose. Gusa yuko utabikora ibyo akora nuko bayiho nabi. Sinzi. Tuzamuganiriza turebe. Ikibazo cya biriya bintu akora bamwe nta garanti. Wenda iyo abikora ari ukugira ngo ashake akazi kari permanent. Aho ntabwo nawe kumubeminga pe. Ariko we yabikoze yumva ariko kazi azakora. Nakunda ariko nyine tuzamuganiriza azahinduka ntugire. Ubundi buri urazi nuko ari mushiki wanjye. Ubundi nakavuze yuko akora akazi k'uburaya. Izina. Genda umwiteho niba utangiye kubyita gutya. Bye. Umwiteho ariko umutekere ibiryo arye nyine ngo bazishime. Abantu baba bagize se baranarya. Sawa ke. Sawa. Biba byiza.
Tsuki Tsuki uzanye iki ushinzwe iki aha niho bashyira ibi bitoki ese ibi nibyo batetse ni ibiryo uravugisha kuri ibi ni ibiryo niyo wanegurira ngo nabiriye nkumva ni ibiryo icara n'ibi ngibi byose wewe witekera ibyo wumva ushaka hama ngiye noneho ukanikira ibyo wumva ushaka akaba ari byo unzana imbere y'igo oya mabuja ngo bayikintu byagenze bite ko utumiriro ese ibi nibyo nkumva ntagize ngo ni ariko urashaka ibiki hari ibyo natetse se byo nabonaga muri sitoke wagira ngo ndeke ibidahari se kandi kuvuga se bagahaye ibindi bisubizo abagabo muri mukuru gutari muri gutari ikiruje kandi babasha kubona nawe urakabya ariko rero nawe usibye no kundenganya ese kuvuga utanyegera nyegera nawe uragenda byonyine reba inzara zawe zitwiratendi hano wategeye Tsuki mu gihe niri hano ngaho mu rugo ugomba guteka wambajije ibyo ugomba guteka nateka ibitari muri sitoke se mabuja waje umbwira ko nta bintu birimo nanga kuguha amafaranga nawe ntuba uhari ngo wite ku byo muri sitoke uri kumva mzutse he mzutse nyine nawe rero nawe urabizi babihari pe nawe rero ubaye uri umuntu ubyitaho ibintu byose bimeze neza wajya uhora muri sitoke ukareba ibyabuze ukajya najya nkubona nkakubwira ntihabuze none uba wambuze arigenda no kubura niba wambuze Lucas ntahari ariko wiki ko bimubwira ngo ari ikintu atubize nta kindi kintu yansubiza gusa ipfa kwihangana mwihangane ibi bintu watobatubye gutyo uko ubonye njye nabitobatubye ubwo rero ubwo Tsuki ntabwo ngenda inyoko ku buryo nyiteteshaho gutyo va hano umuntu watunze umurambo hano arakimenya hari ibyo mahira se kamubwira ukuri izina ry'Imana umugongora ubuze nzajya ukoropa hano hantu uzajya uyikoropera zana nkumaze zana nkumaze zana mama ngwino nakora utuzutora biragabukira ariko rero n'ikindi rero ntabwo ukwezi kurarangira ukwa kabiri kuragera uku kwa kabiri ntabwo kurarangira mbabarira unyishyure pe ntabwo kuri akoze wamenye nuko nguko nako biragenda bite mabuja Tsuki ubona izina ry'Imana rihanganye ugeze naho kunyishyuza ubu ngiye urandeba ukabona ndi ikigo ry'ikuburyo amatariki yawe ziba ntabwo ndi kukwishyuza ndi guhembesha kandi narakoze ndabizi kandi biranumvikana warakoze unekereza ngo ibirayi bitetse gutya imishyimbo niba ndi umuntu wo kurya ibishyimbo rero mbona ndya ibishyimbo hano ngaha bayita imvange wayihashwe wowe se ntabwo maburi ubundi byagenze bite basi tuve kuri ibyo ngibyo bindi ubwo nanjye reka menya ko ndi umuntu mba nkeneye amafaranga mba nkeneye iyo naje gukorera mu rugo baba bambaza bati gutya na gutya inka naguze ikeneye veterineri ntabateneye kuyitera intanga yanze kubyara murinde uri mu matwi nzanira telefone nyo umbwiye mabuja nawe rero hari ukuntu nawe uvuga utavuze nkagira ngo urambwiye nakubwiye ngo nzanira telefone hari telefone wampaye iwe yacomekwa yawe mabuja ndajya mu cyumba cyawe harya ninde ugikoramo amasuku uhari noneho azakora ingwe kuntu ngaho da zana ari icyumba cyawe kibaye mabuja ikindambiye imikino yawe nawe hano hari icyumba cyanjye hari ikirihe
amabura ngira mwana we muri stock ai none harafunze nabura harafunze urebera buri umwe wese aho akagera n'ubutegetsi n'ishuri ndagutakambiye runo rugo uruhe umugisha ubutagatifuze uruhe buri kimwe cyose ukeneye cyari cy'amahanga ndagusabye ngo undindire umuryango undindire inshuti undindire abavandimwe uhe imbaraga mushiki wanjye ziguturutseho aba ari wowe akoze umukorera mu mana yanjye ngaho gitari cy'amahanga ngushimire ko byose ubikoze mu izina ryanjye ariko wabuze ibyo ukora kugira ngo byibuze ntiwafata n'agatambaro ukanagura ameza wapfukamye wasenze reka sinakubwira umusore mwiza siyo ni ikibazo w'ibituza w'inzobe n'amatatuwaje ariko nta bwenge ugira haze mu mana ko kuva kera ari wowe wahoraga umbwira yuko ariho umuntu aboneramo imbaraga aboneramo ubushobozi imana ari byose wewe byagenze bite so wanshishikarizaga gusenga kera ko nasenze nageze ku gihe jazi imyuka mibi isigaye gutera niyi nyine nsubizaho narasenze pe ko nageze ku kisi ubona mfite iki iyo mana nasenze yanshubije iki ariko ntugahinyuze imana mu migambi yayo ntabwo irasohora imigambi myiza igufiteho iri imbere kandi nawe uri gusenga nyine iyo migambi urayitegereje imana irasubiza kandi isubiriza igihe cazi uri gusenga nayo izagusubiza kandi imana ikintu cya mbere yanga urunuka ni ukuyisuzugura ntabwo nyisuzugura no kuyimwaza ntabwo navuganye nayo ahubwo ngende kuvugana nawe wabuze ibindi bintu ukora reba ukuntu inzu isa wabona ne muri firigo hasa nabi ntiwakuramo ibintu birimo ngo wahanagure Jesus uzi ko bitwara nk'aho wagira nta mukozi dufite kutamubwiriza ibyo gukora nyine uba uri hano ureba televiziyo ukonsoma umuriro nta kintu wakora ese Jazi uzageza ryari kugeza aho uzajya unyurira buri munsi nandikiwe akantu uzajya unyurira kari hano muri ino nzu mbabure ko gukareka kuncumuza ko nayo imajije kwisengera nawe usenga wacumura byashoboka mbara ntunkure ndumva mfite amavuta mbara ntunkure mu mwuka kuva ryari warabaye pasiteri ntabwo ndi pasiteri njye nsengera ibyanjye n'umuryango wanjye kandi nyaba ntushobora gusubira mu nzira ya kera wari uri nta nzira ariyo nta muntu ujya wihenura ku mana ngo birangiriraho ndakugira inama nka musaza wawe kandi utakwanga wow you have received narakubwiye wowe ubundi Imana irakora ni ukuri wakoze kwemera ko mu mwanya kuko njye sinzi nahereje umamagara telefone ye sinzi ikibazo yari ifite reka hanze manya ahubwo sister yajyanye shejeri sister niwe tubana hano rero mana yanjye ntakubeshye umushinga wawe nawurebye
numva ni ukuri congratulation ibintu byanyu ni byiza nta mana yanjye ahubwo se gutera wicanye umushinga nkuriya utawujyana mu makampani oya I told you narakubwiye nuko umva nuko ahubwo se njye sinzi icyo ndi bukore nukuri ndashaka ko dukorana ndabizi ngiye kukuvuna urabizi nawe umwanya nagomba kuwuha hari undi muntu urimo kandi ntabwo ndi bumukuremo urumva ni ugufata imishinga ibiri ariko umushinga wawe niwo tuzabanza gushyira imbere nukuri murakoze cyane rero turagira ngo uze ukore muri kampani yacu pe ndagira niyo mpamvu niziye hano kugira tubiganireho ntabwo umushahara azaba ari mwinshi ni ukuri ariko uko ibihe bizagenda biza uzagenda wiyongera tubabare turagutangiza nka 1,000,000 ariko miliyoni nyine ndabizi ni nkeya ugereranije n'ibintu watanze na proje ufite ariko maybe nko mu mezi 2 cyangwa 3 umushahara waziyongera rwose kandi ntunagire ubwoba uzagenda ubona ama internship mu zindi kampani nagenda muhuza nazo uzajya ukorana nazo ndabizi ko ushaka kujya ukuramo nka 500 yego ntabwo ari menshi ariko nyine ibindi accommodation tuzatukumenyera ahantu ho kuba imodoka bijyanye na airtime ibyo bintu byose turabifata oye we kwigora kubera aribwo tukigira ubwo ni ukuvuga ngo wemeye ko dukorana 100% ngenda hari umushinga waraduha umushinga already murawufite ariko rero njyewe uno mushinga nuko nabikubwiraga ntihumve yewe n'umushinga nawe utangiye kera sha biragaragara kuko ni umushinga ubona ko umuntu yize narawufashe ndawunononsora imyaka myinshi cyane none se gute ufite ubwenge bungana kuriya ukaba nta kazi ufite umushinga nk'uri ukawicarana ariga buri imana ariya ni amafaranga wari wicaranye ndakubwiza ukuri ko no mushinga ni uturonshinga hano hanze uzinje zarenze 1,000,000 I can't wait gusa nanone buri kintu kigira igihe cyacyo buri imana niyo zo nzira yashatse kubicishamo kugira namwe tuzamurane dutere imbere rero imana ishimwe kubyemera nitwe uri kubyange kubera ko twari turi gutangiza amafaranga make ubwo nyine tuzabona uje mu kazi oya ndaje vuba nta kibazo akazi ko ngo uzaza tuvugane ibindi dusinyane na contract nta kibazo nzaza rwose ahubwo avance sur salaire ubwo kuri konti oya ibyo tuzabivugana nta kibazo thank you ugereranije n'umushinga ufite ngewe niyo bambwira kwishyura mbere amuke nta kibazo rero use nta kibazo sawa murakoze ihangane nacyo tuzabona ariko bariya baba bakorera inyungu bana abakozi ba satani sibyo I'm so sorry kuba nta n'icyo nakoze ariko kugira ngo leta ibizemo byari kuba birebire okay wait reka mpuzane akantu ko kumva
gerageza kumva ko kagatuma umera neza sibyo ntabwo bisa sibyo ntabwo nabona kukubwira byo uri mushiki wanjye nkunda bibaza yuko iyo ngiyo ari ibyo mbonesheje amaso ari no mu nzu ukodesha binabereye titi mashini ntari nk'iyawe tuzi nubwo mvuga ibintu wenda ukanyita yuko ndi umukene nta mafaranga ariko ntabwo ibintu ntabwo bikwiye ku mwari wuje umuco nyarwanda ukabura tekereza kuba wemera gukundana n'umuntu ukamukorera buri kimwe nta kintu na kimwe namukorera yagize kandi bimubwira gutya yirirwa mbeshye ngo azangire umugore ubu namubereye umugore byagenda hejuru y'agafuti kamwe agakosa ntabwo ntazi iyo biva ntazi n'iyo bijya iby'amarira nyine ni uko bakwigaragaza cyane kuko amasapoti yo kwishyura inzu byonyine cyose nimba ari icyo kibazo ufite muri Imana yarakoze byose kandi buri kimwe kivamo kugira kitubere isomo ikizongera usibye n'ibyo ngibyo njye namukundaga aho uzi kwibaza uburyo njye nzakomeza gukundana n'umuntu w'inyamaswa muri umuntu utinyuka kuzamura urushyi rumwe rwa kabiri rwa gatatu ukaruhuzaho iyo mugira inama urasoma wo gushaka nanjye sinakwishimira yuko aba bofre wanjye pe icyo cyo ntabwo kinabaho Anjozi uburyo wamukunzemo ntabwo ushobora gukoresha umwana wowe cyangwa muri connection yawe nawe ibyiza biri imbere umukobwa mwiza kuganza iyo wumve ikibazo gusa nimba ari ikibazo cy'inzu wumva ugize ufite ushakaga kubikubwira nitwara nkaho utari umuvandimwe wanjye twonsubirira imfata nka rubanda kandi uri umuvandimwe wanjye mubwira amagambo mabi mujya mukoresha ibintu utagakwiye gukora mwakwereka ibyo utagakwiye kubona ujya guteza no mfukamire babarira John kwinginze mbabarira uburyo nta kibazo sibyo ntabwo bizanjye ntabwo nzongera kwitwaraho nawe ujya nta kibazo ntabwo nzongera gukora imico mibi nk'iyakora no ihangane ngaho icara mubwire inkuru nziza wowe kurira sibyo please ngaho icara mubwire inkuru nziza rero yicara mubwire nzi ko urishima ngaho icara please nakubabariye ni ukuri nakubabariye banza umubiri haguruka umubiri maguruke okay I'm sorry nakubabariye kera sibyo kamebwira ngaho icara mubwire okay okay Fange kukubwira iki? Ngiye kumwira turi mu gusenga. Icyo ni icya mbere. Gusenga icyo ni cyo kintu cya mbere cy'ibanze kandi n'Imana idusubiriza ibyifuzo byacu. Nari nishatse kubigukorera nka surprise ariko bibaye ngombwa yuko mbikora kano kanya kuko mbona icyo gihe cyagenewe kandi cyo maze iminsi mbonye akazi kandi kazakamemba miliyoni ku kwezi na bonus yarenga 500,000 umushahara wawe ni ukubanza kwikenura ayandi ntayaguha ugashinga ka business sinzi icyo uzakora uba utekereza umushinga icyo ni ikizami cyawe uri kumva so be ready rero aka kazi wapi tugiye no kwimuka mungu bafite ahantu ugomba kuzajya mba ndi hameze neza n'imodoka
ayoke nabona nande wundi nta wundi twashobokana uretse wowe tugomba kuzakirira hamwe tukazamurana nk'umuryango niko bimeze ntabwo ngiye ntabwo nshaka ko ibintu nagukora nawe ujya agaruka ngiye nteye urufunguzo rw'ibintu byose ni amasengesho kandi nuko bimeze